Urushwima cyangwa ascites mu ndimi z'amahanga, bamwe bavuga ko ruterwa n'amarozi, ariko se koko nibyo? Mu by'ukuri ni iki? Ese ni indwara cyangwa ni ikimenyetso cy'indwara? Ese umuntu ufite urushwima ni iyihe nzira yacamo akivuza? Ese umuntu ufite urushwima yakwigengesera ate ngo atihuhura? Tubahaye ikaze na karibu kuri uru rubuga Isuzumiro TV, aho tuganirira uburyo twabungabunga ubuzima bwacu n'abacu, bityo tukagira ubuzima buzira umuze. Kanda ku nzogera wiyandikishe, bityo ibiganiro byacu nk'ibi by'ubuzima biba akagaruka iwawe. Muri kumwe na MT. Urushwima ni ukwirundanya cyangwa kwireka kw'amatembabuzi mu gahu cyangwa agafuka gatwikiriye inyama zo mu nda. Ubusanzwe gashobora kubamo amatembabuzi make cyane cyangwa akaba ntayo ku bagabo, naho ku bagore akabamo make cyane, ariko ugereranyije n'abagabo, abagore bagira ayisumbuyeho bitewe n'aho ukwezi kwabo kugeze. Ku bagore ashobora kugera kuri mililitiro 20. Ku bagabo aka gafuka karafunze hose, naho ku bagore karafunguye hafi n'aho intangangore ziba, bituma uburwayi bushobora kwinjira muri ko buturutse inyuma yako. Umurwayi ufite urushwima arangwa no kubyimba inda, amaguru ndetse n'amaboko, umubiri ugahinduka nk'ikinetanete. Urushwima ni ikimenyetso cy'uburwayi bwarembeje umubiri. Ubu burwayi burimo ibice bibiri. Ubwa mbere ni ubufata ingingo z'ingenzi vital organs, zirimo umwijima, umutima, impyiko n'udusabo tw'intanga ku bagore, cyangwa ubufata ingingo nyinshi icyarimwe nk'imirire mibi malnutrition na infection yakwiriye umubiri wose, ndetse na kanseri zitandukanye, cyane cyane izimukira mu mwijima liver metastasis. Ubwa kabiri ni ubufata ka gahu cyangwa ka gafuka gatwikiriye inyama zo mu nda, burimo infection yako cyangwa kanseri yako. Nk'uko tubibonye, urushwima si indwara, ahubwo ni ikimenyetso cy'uburwayi bwarembeje umubiri muri rusange. Birabujijwe rero gufata imiti wiboneye udahawe na muganga wizewe cyangwa imiti ya gakondo, kuko ishobora gutuma uhumira ku mirari ukaremba cyane birushijeho. Byaba byiza kwihutira kujya kwa muganga wizewe kandi ubifitiye impamyabumenyi. Ufite urushwima agomba kwigengesera ibiribwa birimo umunyu cyangwa ikinyabutabire bita sodium. Ibiribwa ufite urushwima agomba kugabanya, ndetse byaba byiza abiretse. Dusangamo sodium nyinshi cyangwa bikize ku kinyabutabire sodium birimo ibi bikurikira: umunyu, amata, avoka, amagi, imineke, seleri, itomati, ibijumba, amafi ya salmon, imyembe, pome, isosi ya soya, pizza, karoti, beterave, foromaje, inyama zo mu bikombe n'ibindi biryo byose byo mu bikombe. Umurwayi ufite urushwima byaba byiza yirinze kunywa inzoga, kuko zangiriza umwijima, kandi 70% by'urushwima biterwa n'ibibazo by'umwijima cyangwa ibifitanye isano nawo. Ibiribwa ufite urushwima yakwibandaho dusangamo sodium nkeya cyangwa hafi ya ntayo, birimo ibi bikurikira:
amashaza, ibishyimbo, inkeri, ibibiriganya, ibinyampeke nk'umuceri n'ingano n'ibindi. Ese urushwima rurakira? Urushwima rushobora gukira bitewe n'icyaruteye, wivuje hakiri kare kandi ukivuza neza. Urugero, urwatewe n'igituntu rwakira ndetse n'urwatewe n'imirire mibi rwakira. Uramutse ufite urushwima, ihutire kujya kwa muganga wizewe. Uramutse uzi ururwaye, mujyane kwa muganga cyangwa umugire inama yo kujya kwa muganga wizewe. Muganga wizewe arasuzuma akamenya ikirugutera, bityo akaguha imiti ijyanye n'icyaruguteye. Wigerageza kwivuza magendu cyangwa ngo urwitiranye n'amarozi. Amagara araseseka ntayorwe. Murakoze, turabashimiye cyane. Mugire impagarike n'ubugingo, mugire ubuzima buzira umuze.